byaraguye, hari ihema ryari ryaguye ku buzima bwawe ndabyemera, ryaraguye urahomba, ryaraguye urarwara, ryaraguye urababara, ryaraguye urahura n'akaga, ryaraguye uraho werekeza, ryaraguye uko ubigenza. Nagira ngo ubwire ngo ariko ufite Imana n'imbaraga zayo n'ubutware bwo gukora ku Imana, urashoboye kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Ravuga ngo uwo munsi rero nzabyutsa ihema rya Dawidi, bivuze ngo uyu munsi Imana ibyukije ihema ryawe, shyiramo izina ryawe, ryari ryaraguye kandi kabiri harimo n'ibyuho, abadayimoni baguciye mw'ibyuho, satana guca mw'ibyuho, magambo guca mw'ibyuho, inzara guca mw'ibyuho, abantu bakurwanya mw'ibyuho, ibyuho biragukwataka, birakuzenguruka, bikumerera nabi, bikubuza amahoro, usanga ntuhumeka. Ngo uwo munsi nimara kwica ibyuho byaryo, ngo nongere nsa n'ahasenyutse, hari hashenywe n'Abasiriya, hashenywe n'Abashuri, hari hashenywe n'Abafilisitiya, hashenywe n'Abamori n'Abamowabu, bari barashenywe n'Abashidodi n'Abayebusi, bose bari barashenywe impande zose. Ngo ariko Imana ngo nimara kwica ibyuho yongere isa n'ahasenyutse nk'uko ryahoze. Bivuze ngo Imana yongeye kubwira ko igiye kongera kukubaka, nshuti yanjye. Akira kubakwa n'Imana, akira gusanwa n'Imana. Ihema ryawe niribyuke wongere unezerwe. Ryari ryarabyamye n'agahinda gasaka guherereyeho, wumvaga ntawe ushobora kwerekera, nawe ushobora kujya, iminsi yari yagufashe wumva byagukomereyeho. Ariko Imana yacu, Imana dukorera, ivuganye na kino gitondo ngo dore nzegura ihema ryari ryaraguye ryawe. Tuzatangira dukora umurimo w'Imana tumwe na Imana bampera umugisha mu izina rya Yesu, aho dukomeje ya masengesho mu kumara iminsi 30 uko twatangiye ku munsi wa mbere, twese tutangira amasengesho kandi amaze gusubizwa, amaze gutabarwa. Hanyuma tugiye kwinjira mu mbaraga zisenya za kino cyumwero, aho tuvuga amagambo y'Imana agenda yubaka agarura ubuzima bw'abantu, nk'uko Imana yavuye igitabo cy'umuhanuzi yose ngo nuko mu minsi izaza nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye, ntangire nice ibyuho byo muri ryo, sana hasenyutse hawo, ndisubiza ubwiza buruta ubwa mbere. Imana ishimwe cyane. Hari aho wari warasenyutse, hari uko wari warabayeho muri ubuzima, ndetse bimwe biranakurushya wumva uramenetse umutima. Ariko Imana dukorera, Imana tuvuga, Imana dusenga, Imana twizera, ikaba ari Imana iri mu ruhande rwawe. Ndabashimiye cyane mwese mukunda ubumwe bw'abera ministries, ngo Imana ibampera umugisha. Inkunga yanyu turayikunda, uko muduhamagara turabinezerwa, uko musha turabinezererwa, amagambo yanyu ahora ari meza cyane, uko mutwandikira, uburyo mukora ibikorwa bidasanzwe. Imana ibampera umugisha, Imana ibankomereza amaboko, Imana ibatabare mwese mwese mwese, kandi Imana ibanyambikira imbaraga zidasanzwe kuri uyu munsi wa 40, aho turimo tujya gusoza twinjira muri aya masengesho, kugira ngo umunsi wa 90 nibwo tuzagarika amasengesho dukomeza noneho zanzozi niyerekwa, aho nzabwira nicyo bita kwerekwa n'iki, umuntu yerekwa gute, ni gute yerekwa. Ayo magambo tuzayinjira uyu munsi. Rero ndyamye numva ijwi ry'Imana ryansanze rimpa amagambo sinone nateguye, numvaga ndibuza n'umushyitsi, ariko ntibyankundiye mpabwa ijambo rigaragara mu gitabo ngiye kubabwira, bivuga ngo mu minsi izaza. Iminsi izaza ishobora kuba ejo, ni indagi, ariko ishobora kuba ejo, nafite iri kwegereye, ishobora kuba ejo cyangwa mu kanya. Ngo nzabyutsa ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ayo magambo, kandi Imana ibambika imbaraga, Imana ibakomeze. Imana impera umugisha wowe umaze iminsi umbwira ibintu bikomeye, kandi umbwira ko Imana ugenda ubona iri mu ruhande rwawe. Imana ikumpera umugisha wowe umaze iminsi urwaye, nkagusengereje ubundi ugakira, ukambwira Imana yakoze ibitangaza. Nongeye gushimira abantu bose bakunze gukurikirana social media nyinshi zitandukanye, atari ingimwe bw'abera gusa, ahubwo n'izindi mujyaho nabwo. Imana ibampera umugisha kandi mugwiza imbaraga z'Imana. Imana ikomeze kubatabara, ikomeze no kubarengera nk'uko tuba tubyifuza buri munsi. Rero amagambo y'Imana ashaka ko dusoma uyu munsi, reka tuyarebe tuyatekerezeho. Aravuga ngo uwo munsi nzegura. Imana izegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Tugiye kureba amagambo icyo asobanura. Izegura, nzegura, nzegura,
ni igitabo cy'umuhanuzi Amose ibice 9 umurongo wa 11 haravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaraguye nice ibyuho ryaryo kandi nzasana hasenyutse haryo nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana nishimwe cyane. Murabizi ko hano nkunda kugira ibitabo byinshi mba ndi gusoma mbifite naho hose, reka nkiyegereze turebe umuhanuzi Amose maze dufashwe muri ubwo buryo. Ibitabo byo bihari rwose, ariko ingenzi ni ukubaha Imana, kuko ibitabo byo ni ibitabo nyine no kubaha Imana n'ibintu bibiri bihabanye. Ushobora gutunga ibitabo byinshi ariko kubaha Imana ntibigukundire. Reka turebe amagambo igitabo cy'umuhanuzi Amose turi gusoma. Ni ku munsi wacu wa 40 dusenga Imana, twegera Imana tuvuga ngo Imana iri mu ruhande rwawe, iri mu ruhande rwanjye, kandi Imana iragukunda. Imana ni umunezero, Imana ni inyembaraga ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru igendane nawe muri byose by'ukora. Tubonye amagambo atubwira ngo uwo munsi nzegura ihema, uwo munsi cyangwa uyu munsi, uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaraguye. Ryari ryaraguye, burumvikana. Ryaragushijwe n'iki? Kuki ryaguye? Hari habaye iki? Niki cyari cyabonetse uwo munsi kugira ngo rigwe? Ayo yose ni amagambo ukwiye gusobanukirwa ukayamenya. Ni igice cya 9 umurongo wa 11. Reka tubanze turebe icyo dukwiye kuvuga. Uyu muhanuzi Amose dutekerezaho cyane, intego Imana yari yamuhaye kwari kugira ngo yerekane urubanza rw'Imana ku Bisiraheli ndetse no ku bwami bw'amajyaruguru n'abantu bose basenga ibishushanyo n'abandi bashyira igitugu ku baturage bakabamerera nabi. Ikindi yari umwanditsi wacyo ndetse andikira Abisiraheli, kandi igitabo cy'uno muhanuzi Amose kikaba cyaranditswe mu mwaka hafi aho ngaho wa 760-750 mbere y'ivuka rya Yesu, ku muhanuzi witwa Uziyeli. Niho uyu mugabo yahanuye cyane. Amose n'umuhanuzi wa kera. Ikindi mukwiye kumenya nuvuga ngo yagira ngo yandikire abakire, hari abakire ngo bafite imbaraga cyane, ngo bagasuzugura abakene bakanagura n'inkweto bakashyiraho n'igitugu, ngo yisarura ryabo ngo reka tugura abatindi tubagura inkweto. Babaguraga inkweto urumva barabasuzuguraga kugira ngo bagire ingaruzo z'umuheto ndetse bagirire nabi. Byatumye rero Imana ihagurutsa umwami wa Siriya kugira ngo aze abatsinde abamerere nabi. Ikindi gitabo cya Mose kivuga kuri Amose gusa, kikavuga na Amaziya n'umwami na Yeroboamu umwami wa kabiri. Imana itugirire neza. Bavandimwe, icyo twita cyane kumenya ni iki? Ese kuki Imana yavuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaraguye? Ni ukubera iki ibibiri bisobanura? Iryo hema ni irihe? Ryaguye rite? Ryari rimeze gute? Hari habaye ikihe kibazo? Icyo turi buze kwitegereza hano iki rero, ni ukuvuga ngo we amaze guhana umwaka 50, hari umwuka wari uhari, wari mu Isiraheli icyo gihe. Umwuka wari uhari nuko Isiraheli bari bamaze gukira no gutera imbere no kugira amahoro, ariko baranga, bacamo ibyaha, barikunda, barya bonyine, basuzugura abandi, bata sosiyete. Noneho barangije batangira gufata abakene babagura inkweto, abandi bakabagura imyaka. Abakene baratibamererwa nabi, kandi mukwiye ko Imana yavuze ngo ntuzagire imbata uyu Mwisiraheli mwene so, ntibyemewe. Bigaragara ko Amose yagira ngo yerekane yuko abantu bari kugenda bagerageza kubyaza umusaruro abandi bahemukira atari ibintu byiza. Message yo kuri ronyiki nuko abizera Imana twese twagombye kubaha buri muntu no kwirinda kubakuramo inyungu, asigaye dushingiye ku ngeso mbi cyangwa se no ku butabera, turwanije no kugira ngo utabafasha. Kuko igihe n'imanza z'abakene ntizumvwaga, umukene yanywaga ntagire ubusubiramo, ntagire uko bigenza. Kandi rero umuhanuzi tuno tubaganiriza yahanuye hamwe n'uwitwa Yona mwaka 793 ndetse n'uwitwa Hosea 752. N'abahanuzi bagiye bahanura bagaragara kuri ubwo buryo. Rero kuri ijambo twasomye igice 9 umurongo wa 11, nuvuga ngo niyerekwa yari yabonye. Umurongo wa 11 aravuga ngo nzabyutsa ihema, icyo bita a promise of restoration, sezerano ryo kongera kubaka. Avuga amagambo meza nikundi hano hantu abantu b'Imana mwe cyane. Umurongo w'8 ho rwose ugera ukabisobanura neza yuko Imana izagirwa izisezerano ryayo, kandi yamara kuyuzika rikora mu buryo bwiza nkuko Imana yabigambiriye. Havuze ngo ubudahanga bw'Imana buzamya gukurikirana abantu no kubarinda, no kurinda icyabarimbura n'icyabasenya, no kubaba hafi kugira ngo ibambike imbaraga kandi bagire neza. Ageze no ku murongo wa 11 ijambo rikomeye, on that day
uwo munsi nzahindura inzu ya Dawidi yari yaraguye, nzica ibyuho byo muri ryo. Dawidi asobanura n'Abisiraheli ku munsi rero wa 80 avuga ngo nzabyutsa ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Ni amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Amose. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye, nica ibyuho byaryo, kandi isa n'ahasenyutse haryo nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana nishimwe cyane. Turahasanga amagambo: ubwa mbere Imana izegura, kabiri yica ibyuho, gatatu isenye yubaka hasenyutse, kane ryubake irusha ubwiza rimwe nk'irya mbere. Bavandimwe, iyo wasenyutse cyane hari igihe Satani akwigira kubera ko wananiwe utakibishobora, warasenyutse ntawe uzagera. Satani agira ukuntu atera amakorasi utamenya, afite ukuntu yigaragambya ukumirwa, afite ukuntu avuga ibintu ugatangara. Ariko tuje kubona neza ngo uwo munsi nzabyutsa ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Uwo munsi nzahaguruka nkora ibintu bitari bisanzwe, nzegura ihema rye ryari ryaraguye, ryari ryarishwe n'abaki. Mumenye ko amaze kuba umwami agatanga yasimbuwe n'umwana witwa Salomo. Salomo naje gutanga asimburwa n'uwitwa Rehobowamu, ariko aza gucika intege niyubaha Imana nkabo ntiyaganira mu nzira y'Imana. Imana bakuramo ubwami bucamo kabiri, nuko ihema riragwa. Bisobanura ngo Isirayeli yaramaze kugwa hasi, Abasiriya barayisiribanze, abadayimoni barayisiribanze nk'uko nawe bagusiribangiye akaza, abadayimoni bagusiribangiye umuryango, bagusiribangiye ubuzima, bagushije ibyo bagomba gukora, wakomwe mu nkokora. Satani yaragusabye, yarakuzutaguje, yakubujije amahoro. Satani yakujije hirya no hino, Satani yarakubangamiye mu nzira zose. Satani yagiye ahagurukira imigambi yo kugira ngo ayirwanye, nyiranize kenshi cyane. Hari ibyari byaraguye, hari ihema ryari ryaraguye ku buzima bwawe, ndabyemera. Ryaraguye urahomba, ryaraguye urarwara, ryaraguye urababara, ryaraguye urana kaga, ryaraguye uraho werekeza, ryaraguye uko ubigenza. Nagira ngo ubwire ngo ariko ufite Imana n'imbaraga zayo n'ubutwari bwo gukora ku Imana, urashoboye kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Ravuga ngo uwo munsi rero nzabyutsa ihema rya Dawidi. Bivuze ngo uyu munsi Imana ibyukije ihema ryawe, shyiramo izina ryawe ryari ryaraguye, kandi kabiri harimo n'ibyuho. Abadayimoni baguciye mw'ibyuho, Satani aguca mw'ibyuho, amagambo aguca mw'ibyuho, inzara iguca mw'ibyuho, abantu bakurwanya mw'ibyuho. Ibyuho biragukwataka, birakuzenguruka, bikumerera nabi, bikubuza amahoro, usanga ntuhumeka. Ngo uwo munsi nimara kwica ibyuho byaryo, ngo nongere nsa n'ahasenyutse. Hari hashenywe n'Abasiriya, hashenywe n'Abashuri, hari hashenywe n'Abafilisitiya, hashenywe n'Abamori n'Abamowabu, bari barashenywe n'Abashidodi n'Abayebusi, bose bari barashenywe impande zose. Ngo ariko Imana ngo nimara kwica ibyuho yongera isa n'ahasenyutse nk'uko ryahoze. Bivuze ngo Imana yongeye kubwira ko igiye kongera kukubaka, nshuti yanjye. Akira kubakwa n'Imana, akira gusanwa n'Imana. Ihema ryawe niribyuke wongere unezerwe. Ryari ryarabyamye n'agahinda gasaka guherereyeho, wumvaga ntawe ushobora kwerekera, nawe ushobora kujya. Iminsi yari yagufashe wumva byagukomereyeho, ariko Imana yacu, Imana dukorera, ivuganye neza kino gitondo ngo dore nzegura ihema ryari ryaraguye ryawe. Ryari ryaraguye nawe urabizi, urukundo rwari ruke, ubuzima bwari ntabwo, ntawaraga ngo umwegere, ntawakufataga, ntawakwikozaga, abantu bari baragutereranye, wari usigaranye amarira yonyine, agahinda kari karakubanye kenshi, wabuze aho uva naho werekera, wabuze iburyo cyangwa ibumoso, byo byose biraguhigubura aho werekera. Ariko uyu munsi wa none ijambo riravuze ngo ndegura ihema ryawe. Ku munsi wa 80 twinje amasengesho yo kwegura ihema. Niyo minsi tuzavugamo iminsi 10 tuvuga ngo kwegura ihema. Imana ryegure, yegure ubuzima bwawe unezerwe, yegure ubuzima bwawe utera intambwe, yegure business utera intambwe, yegure ubuzima ikure amafaranga ararimo. Imana ije mu ruhande rwawe, Imana ihagarara ngo nzegura ihema rameni wande lebosia. Haleluya, haleluya. Nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye, ngo nongere nsana hase uzanze yica ibyuho. Hari ibyuho byaguciyemo nawe wumva ko ufite icyuho, ufite icyuho cy'abantu, ufite icyuho cy'amafaranga, ufite icyuho cy'ubuzima, ufite icyuho cy'imibereho, ufite icyuho cy'ubuzima, ufite icyuho cyaho wakwerekera, ufite icyuho cy'iburyo n'ibumoso, ufite icyuho ahantu hose, ntaho ufite wakora, ntaho ufite wareba, ufite icyuho hirya no hino. Satani yaragusabye mu nzira ashaka, ariko uyu munsi wa none Imana yavuze ngo ngiye kubyutsa ihema ryawe. Za karande zaguciye mw'ibyo bimiguca ibyuho, agahinda kaguca mw'ibyuho. Satani aragukurikira muri Amerika, agukurikira i Burayi, aguca icyuho, aguca mw'ibyo uherereye. Uyu munsi aguteza abanza, aguteza abantu, aguteza isi, aguteza abakurwanya, byose byinjiye iwawe. Ariko ijambo rivuze ngo uwo munsi nzegura ihema ryawe ryari ryaraguye. Oh haleluya. Imana yegura ihema ry'ubuzima bwawe, yegura ihema ry'imibereho yawe, yegura ihema ryaho werekera. WIfuza ihindura ihema ngo ryari ryaracitse, ngo nimara kuryegura kwanza ryaraguye. Kuba riguye bavanyemo za nkingi,
kandi uvuga ko byarangiye ku buzima bwawe, kandi ukumva ko bitazongera gushoboka, ngo ryari ryarasenyutse ryaravuyeho kabiri, ngo nindangiza ngo negure ihema ntangire nice ibyuho byo muri ryo. Ni uko yari icyuho kikuzamo kumva urahangayitse, cyuho cy'abantu, cyuho cy'ubuzima, cyuho cy'imibereho, cyuho cy'akazi, cyuho cy'ubushikamba, birakomeye wacitsemo icyuho rwose, ukumva Satani yinjira habonye n'injira. Muzabonye inzu tuzuye yose abantu binjira uko bishakiye, nawe Satani agucamo ibyuho kubuza amahoro, araguhagurukira, arakurwanya, aragutera, ubusa kumeka, kubuza kwicara ngo ugubwe neza, wumva yicaye mu gahinda kwiteka ryose. Ariko Imana irimo iravugana nanjye ngo uwo munsi, uyu munsi wa none n'uyu munsi leo hii siku hii Mungu haleluya. Ndagira ngo ngo Imana ibyukije ihema ryawe, hindukira urebe ko Imana ikugiriye neza. Hari ibikemuye byakunaniye, amavuta y'Imana amanukiye ku buzima bwawe kugira ngo Imana yongere ibyutse ihema mu buzima bwawe. Ni ukuri izabyutse ihema, ngo nzongera mva ahangaha ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Kandi Dawidi we ntacyo, Dawidi ni wewe. Hari ihema ryaguye nawe urabizi, uhahiraga haraguye, icyo wakoraga cyaraguye, Satani yaraguhize, wabuze icyerekezo, wabuze inzira, ntawe ukorana, byose byabaye intambara ku buzima bwawe. Ariko umunsi nzabyutse ihema ryari ryaraguye, ngo ntangire nice ibyuho byaryo. Nuvuga ngo utangire isa n'ibyuho, bimwe waciyemo ibyuho Imana ibigusanemo, ibigukize, igutabara, ikuzenguruke, ikongerera imbaraga, ikorane nawe, ibe bugufi bwawe, ikuzuriza amaboko, igushyigikire, ibe hafi yawe, ikurengere nk'uko umuntu arengerwa, ikubera ingabo igukingira. Imana ikujya imbere muri byose, haleluya. Imana ikubera amaboko, Imana ikubera imbaraga, Imana ikubera agakiza, Imana ikubera umutabazi, Imana ikubera ibyiringiro, Imana ikubera imbaraga. Imana ikorane nawe, yegura ihema kandi yice ibyuho abana bakubaha, yice ibyuho indwara zikire, yice ibyuho ubuzima buhinduke, yice ibyuho Imana igukorera ubukwe, yice ibyuho uhingira abana, yice ibyuho ugira ubuzima, yice ibyuho umurwayi akire mu izina rya Yesu. Ugenda ugira ikintu uhindukaho n'amasezerano winjiramo, amavuta y'Imana yinjirane n'amasezerano y'Imana kugira ngo hagire ibyuho bicika. Aravuga ngo uwo munsi nzegura ihema ryari ryaraguye, njyegure kugira ngo nimara kuryegura nzane bwa buzima budasanzwe. Imana ikumpera umugisha, Imana igutabara, Imana ikwambika imbaraga, Imana ikurengera, Imana ikuvugire, Imana ikorane nawe, Imana igusura, Imana igusange, yice ibyuho byari muri wowe, ngo nindagiza ngo nubaka hasenyutse. Ni amagambo atatu. Icyambere yeguye ihema, kabiri yishe ibyuho, gatatu isanya hasenyutse. Irangije ngo irarishinze kane. Imana igushinze muri icyo gihugu, Imana igushinze aho hantu herereye, igushinze muri urugo rwawe, Imana ihagararanye nawe, amavuta y'Imana ari ku buzima bwawe, hari icyerekezo gikomeye wajya kugirwa ntuzongere kubugira. Imana irimo irambwira ngo ni ukuri iragusanya aho wasenyutse, iragusanya aho wababaye, iragusanya aho waguye, iragusanya aho byagukomereye, iragusanya kubera ingabo igukingira, iragusanya kubera imbaraga zayo. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ntizemera ko Satani uko yiboneye wari waracitse mw'ibyo ariko birarangiye, wari waraguye ariko Imana irakubyukije, warumena. Niko yavuze n'umugaragu w'Imana witwa Mikaya ngo wa mwanzi wanjye we ntunyishime hejuru, ningwa nzabyuka kandi nicara mu ijwi iteka azamurikira. Hari igihe Satani akwivuga hejuru ukumva ko ibintu byarangiye, ariko umva nkubwiza ukuri, Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana irimo iragutabara, Imana igiye gukorana nawe, Imana iraguhagurukije, Imana irakurengeye. Satani yagusuzuguye kera, yakuvuzeho byinshi kera, yarakurwanije kera, yaraguhagurukiye kera, ariko Imana dukorera iravuze ngo nzegura ihema. Iraryeguye rero, iryeguye mu butware bw'ijambo ryayo, iryeguye mu mbaraga zayo. Uyu munsi wa none ndakumenyesha ngo Imana yeguye ihema ku buzima bwawe, Imana yeguye ihema ku buzima bwawe. Ndimo ndabona uno muntu urwaye amaguru, Imana imukijije, umuntu urwaye umugongo, Imana iramukijije, umuntu urwaye igifu, Imana iramukijije, umuntu urwaye umutwe udakira, Imana iramukijije. Iyo migraine Imana yikuyeho, Imana yishe ibyuho by'indwara zaguciye nk'ibyuho indwara z'uburyo bwose, ibyo byuho Imana ibikuyeho, iraguhagurukije, igiye kugushinga, ugira imbaraga, ube muzima, ukomere, uzura umwuka wera. Hari ibyo Imana ikoze mu kazi, irabikoze mu byo ukora, irabikoze. Haleluya, 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 haleluya. Ibyo ibikoze neza ku buryo bwayo. Yesu we, haleluya, 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 haleluya. Dore n'Imana iri nk'ibikora, ndimo ndabireba, ndimo ndabibona. Reka mbwira uyu mudamu w'i Burundi ngo Imana iramuruhuye, imukuyeho urusyo rwari ku mutwe, Imana iramuruhuye, mada irakuruhuye pe. Wari uzi na gahunda y'ejo agomba kuzajyamo, ariko Imana iravuze ngo dore irayikemuye. Imana nibane nawe, Imana nigushyigikire. Wari wacitse mw'ibyuho, wumvaga nta herezo, wumvaga basohoka muri urwo rugo, rugume mutuze, Imana
irakubatse, iragusanya, iragushyigikiye, ntabwo izakurekura, izaguhana, ebyira bihinduye, ingororano zikuri hafi. Yeguye ihema ryawe, byari bikomeye birenze urwego hejuru, umvaga nta buryo wabinyuramo, umvaga byari bikuremereye, yewe washira ntibigukundire, satani yari yaragusabye, aho ugiye bikanga, byokoze ntibyemere, wacitsemo icyuho, famiye itakwemera, umugabo atakwemera, umugore atakwemera, abana batakwemera, mu kazi ntawe ukwemera, ibyo uvuga ntawe ukwemera, aho ujya ntawe ukwemera, ibyo utekereza ntawe ukwemera, abantu bose bakurwanije, abantu bose baguhagurukiye, abantu bose baguhize, ariko imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana turimo dusoma kano kanya yavuze ngo uyu munsi Imana ikwegura ihema, habwa umugisha n'Imana, akira gukira, akira gutabarwa, akira kurengerwa, hagarara ku musozi wawe, hagarara mu ihema ryawe, akira ibyari byawe. Imana irakuburaniye, Imana iragutabaye, Imana iraguhindukiriye, nk'uko yabwiye ngo nzabyutsa ihema, iraribyukije kandi ribaye rishyashya. Murakoze, Imana ikumhere umugisha. Reka mbasengera Imana mu izina rya Yesu, kandi nawe ugire kwizera. Fata aho urwaye, fata aho urwaye, ngusengera Imana, fata kuri cya kibazo. Imana ibyukije ihema, iguhaye ibyangombwa, iguhaye byo gutura mu gihugu, randevura iguhaye, iguhaye ubwene gihugu, iguhaye ubuzima, iguhaye imyambaro, iguhaye imibereho, kwirukanyeho indwara, kwirukanyeho karande zose, kwirukanyeho imivumo. N'Imana ishobora byose, n'Imana ibyutsa abantu, n'Imana igihagaraniye gutabara. Satani ntacyo yakora rwose. Imana imirambwira ngo dore igufasha ukuboko kugira ngo ihagararane nawe. Imana ibaha umugisha. Mana nyir'ubutware, nyir'imbaraga, nyir'ubushobozi, kubw'imbaraga n'ubutware bw'ijambo rye turagushimye yuko uyu munsi ubyukije ihema, ubyukije amahema y'abantu, mu yandi magambo ubyukije ubuzima bw'abantu, ubukuye mu mwijima, ubukuyeho imigozi ya Satani, ubukuyeho iminyururu, ubukuyeho umwijima. Uri Imana izanye amateka mashyashya kuri buri muntu wese wakurikiye kino kiganiro ku Ngara Ministries. Hari icyo ukoze, uzagifungura n'uzacyumva, hari ibyo azakira bidasanzwe kubw'imbaraga z'amavuta duhabwa n'Imana ishobora byose. Ndasabye Yesu ngo wigaragaze weshe icyubahiro. Urakoze kubibakorwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom. Imana ibaha umugisha, mukomeze mubane natwe, mukomeze muhamagare, nkwitewe gukomeza n'amasengesho. Abatariyandikisha mwiyandikishe, dukora umurimo w'Imana, dusengana Imana. Imana ibyutse ihema ryawe ryose, ngo Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hasta la vista, naho butaha.